Urinde? Ndi umushyitsi. Nta mushyitsi dushaka hano. Ariko se wowe wakinguye kutazi n'uwondi we hari igihe wasanga unyishimiye. Umva. Subirayo saa zageze nta mushyitsi dushaka uze kuza saa 8. Ariko se wakinguriye uwo muntu uri mu biki nkawe? Mukomere. Yego. Ko se Nadi wazanye umushyitsi nte? Ntabona ko twabonye umushyitsi. Ariko mama ubwo naje kwasura ina nahishimiye pe ni heza nahabonye nzanahatura n'ibirimba. Reka da noneho wabonye ari heza cyane kuri kiwanya. Nahishimiye buriya ngiye nabonye nanahakura n'umugore. Abagore se niba wabuze ra kandi naha abaye n'abakobwa bitonda. Nabonye ufite n'umukobwa witonda. Mubyemeye hari uko twagira tukagira. Kongeraga abakobwa benshi se ubu namenye ari uwo ukeneye ra. Wa mukobwa w'inzobe wawe umubyibushye ariko atari cyane niyo nshaka. Reka mukuzanire. Nadi biragenda se? Biragenda nari nagukumbuye mwana siko duherukana cyagiye ku ishuri. Cyagiye uri kunyandikira note. Icyo gihe duherukanira. Ngo koko nibyo nicyo gihe duherukanira. Noneho ngewe narebye ndavuga ngo murwo nta kintu ndi kumarayo ngo tumukanze n'isuri n'ubundi. Iyo maze iminsi natakubona numva hari ibiri guhinduka mu mubiri wanjye. Mi wera nashaka umugabo nzagukumbura. Se ntabwo ari ngewe shira gusa ndagenda. Oya hari igihe byahinduka nibi. Ubwo nyine ndabimenyeye abakobwa. Ubwo nawe nyine ugiye kumura. Kami uri kureba iki? Ndi kureba. No tuntu nandi gutekereza. None ko ubonye muri munanje anyuze cyaro ugiye kumbwira ukabireka. Ese narinzi ko mufite undi mukobwa. Utarabimbwiye ariko. Yesu uragiye. Mvuye mko. Wakwikiye se tukaganira. None se avukana n'uriya mukobwa tuzi turi kumwe. Ego turavuka. Uravuka? Munda. Kumudasa. Wose usanga nyoko. We tonde wowe mu rugo mu bana biwacu. Ngiye usanga. Yese bana bashimisha ko usanga nyoko. Ariko sha igiye wicari yanga. Urugo n'urwazwa. Gira haguruka ugende ibiryo dore birahiye. Utaza gutera amahane ngo turaguha. Ariko ndi umushyitsi. Kanze nkwereke ko uri umushyitsi. Hano uraho gishaka utahaze.